Abakunzi ba Horaho Life Rwanda, uyu munsi twongeye kugaruka noneho turabaganira kuri Blueberry Milk Tea, amata meza afasha ubuzima mu bintu binyuranye, ariko reka muganga dusobanurire byimbitse kuri aya mata. Murakoze cyane. Amata ya Blueberry ni amwe mu mata uyu munsi meza afasha umubiri w'umuntu kubona intungamubiri z'ibanze, cyane cyane imyunyungugu irimo nka calcium. Bityo murabizi ko calcium ni imwe mu myunyungugu y'ingenzi umubiri ukenera kugira ngo ubashe gukomeza amagufa, ubashe gutuma habaho gukura neza, kurinda indwara zimunga amagufa. Izi ndwara zishobora guhangayikisha abantu zirimo kubabara mu ngingo, zirimo umugongo, indwara z'umugongo, umugongo wo hasi, ijosi, ibitugu. Kandi calcium murabizi ko ifite akamaro gakomeye mu gukomeza amenyo. Rero Blueberry Milk ifite ayo mata y'ingenzi, ariko ikagiramo n'ikindi kiribwa cy'ingenzi umubiri ukenera, intungamubiri z'ingenzi zitwa blueberry. Izo blueberry turazibasobanura mu buryo burambuye, zifite akamaro gakomeye mu kurinda umubiri w'umuntu gusaza, zikanawufasha kumera neza. Umuntu akibona izina ahita yibaza ngo Blueberry ubundi ni iki? Milk yo turabizi ni amata, ariko Blueberry ubwayo ni iki? Murakoze cyane. Blueberry ni ubwoko bwa pigment cyangwa se bw'ibara riboneka cyane cyane muri zo bita blueberry fruits, cyangwa izo products zikoze muri izo fruit cyangwa muri izo mbuto zitwa blueberry. Blueberry rero ni imbuto zimaze imyaka myinshi, zamenyekanye cyane mu gihe cy'abamerendiye. Abamerendiye ni ubwoko bw'abaturage babaga muri Amerika, benda gusa n'Abahinde, ariko bakaba abaturage kavukire cyangwa se abaturage nsangwa butaka basanzwe ku butaka bwa Amerika. Rero abaturage bakoreshaga cyane imbuto zitwa blueberry, zikaba imbuto zifite akamaro na n'uyu munsi ziriho zirahingwa cyane mu bihugu bya United States of America, mu Burayi, yewe no mu bihugu bindi nka Aziya, no mu bindi bihugu biteye imbere. Akaba ari imbuto zifite intungamubiri z'ibanze, zifite iryo bara rya blue cyangwa ryenda gusa ubururu, zikaba zifitemo intungamubiri zikomeye, n'ibyo bita amaflavonoid, n'ibyo bita anthocyanine. Izo anthocyanine ni ingenzi cyane, ni bimwe mu bigize blueberry, bikaba birwanya ubusaza, birwanya gusaza imburagihe, bikarinda kandi indwara zitandukanye zibasira inyama ziri vital cyangwa ziri vital, inyama zifite akamaro gakomeye mu mubiri. Rero izo blueberry zirinda amaso, zirinda umutima, zirinda umwijima, kandi zinafasha ibyo bice gukora neza, bityo bigafasha no kudasaza imburagihe ku mubiri. Aya mata ya Blueberry afasha iki umubiri? Anyobwa ate? Anywebwa nande? Akenewe nande? Nkuko twabasobanuriye ko Blueberry Milk igizwe n'imbuto za blueberry, bikomoka mu mbuto za blueberry, hakabamo n'amata. Ni ibintu bikomeye by'ingenzi ku mubiri w'umuntu. Blueberry ubwazo zifitemo kuba ibirinda ndwara, zikabamo n'ibituma umubiri udasaza. Calcium iboneka mu mata ari muri Blueberry Milk ni ingenzi cyane mu gukomeza amagufa, mu gutuma amagufa akura neza, mu kurinda indwara nka rubagimpande, indwara zo mu ngingo, indwara z'imitsi, kandi igafasha no gukora neza kw'imyakura y'umubiri. Blueberry Milk birumvikana ikenewe n'abantu bose, cyane cyane guhera ku bana batoya kugeza ku bantu bakuze, ariko by'umwihariko abantu barengeje imyaka 25 bakeneye gukoresha Blueberry kugira ngo birinde umubiri wabo ko wasaza. Kandi byagera ku bantu bari mu kigero cy'imyaka iri hejuru ya 45 bakeneye Blueberry by'umwihariko kugira ngo barinde, kuko muri icyo cyiciro cy'imyaka umubiri utangira kugenda utakaza imikorere myiza yawo, cyane cyane gukura kw'amagufa, gukomera kwayo bitangira kugenda bigabanuka. Icyo gihe Blueberry Milk niho ibera igisubizo cyane, kubera ko Blueberry birahagije ko ugenda ufata buri munsi agasashe kamwe aka Blueberry, hakaba harimo icyo bita Blueberry powder, ariko akaba ari amata ya Blueberry Milk. Aka gasashe kamwe gakoreshwa umunsi umwe, bagagashyira mu itasi cyangwa se mu gikombe, mu kirahure cy'amazi afite mililitiro 150, mu mazi ashyushye kuri degree Celsius 80, ukavanga neza. Wamara kuvanga neza ukabinywa bigishyushye, bikira akazuyaze bitarakonja. Ni byiza kubinywa vuba, kuko kunywa amata cyangwa Blueberry
milk, aya mata ya blueberry yakonje ntabwo ari byiza. Ni byiza kubinywa bigishyushye cyangwa ari akazuyaze kugira ngo umubiri ubashe kubikoresha neza. Rero ku kigero cyose cy'imyaka, ku bantu bageze ku gihe cy'imyaka yo kurya, tuvuge guhera ku mwana ufite amezi 6 kugeza ku musaza n'umukecuru rukukuri, bakenera gukoresha blueberry milk. Ikaba ari nta ngaruka igira ku buzima bwabo, akaba ari product ikozwe mu buryo mwimerere, ikaba idafite ingaruka cyangwa se ibindi bibazo bishobora guturuka ku mata nka allergy, kereka ku bantu bashobora kugira nka allergy kuri lactose, allergy nyinshi. Ariko blueberry ubwayo, kubera ubushobozi bwa blueberry, igabanya ibyago byo kugira allergy ku mubiri w'umuntu, bityo bigafasha umubiri w'umuntu kuyifata vuba kandi bikafasha kuyikoresha neza, bikarinda indwara, bigatuma umubiri ubona intungamubiri zihagije, bikawurinda gusaza no gusa nabi. Haro tubyumva akavuga ati si blueberry yo ikorwa nande, yizeye kuri uyu rugero? Blueberry ni product nziza ikorwa n'uruganda rw'abashinwa n'abanyamerika rwitwa Green World International. Ikaba ari product ikorerwa in China, igakorwa muri za mbuto nababwiraga bita blueberry, bahinga badakoresha andi mafumbire, bakoresha amafumbire ari organic cyangwa se amafumbire y'imborera adafite imyunyungugu mibi cyangwa se ibindi bituma igihingwa cyahinduka cyangwa kikagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Kandi blueberry ikaba yizewe ku ruhando mpuzamahanga, dore yuko itangirwa ubuziranenge n'ibigo mpuzamahanga birimo nka FDA. Blueberry akaba ari product ubundi izwi mu mateka y'isi mu kuba imbuto zikomeye nziza ku mubiri w'umuntu, zifitemo cya kindi nababwiraga bita anthocyanin. Akaba ari ingenzi mu kurinda ubuzima, mu gutuma ingingo n'ibice by'umubiri, uturemangingo n'utunyangingo tw'umubiri tudasaza imburagihe. Bityo rero kubera ko buri muntu akeneye gukura neza, buri muntu akeneye kudasaza imburagihe, blueberry milk ni nziza ku muntu uwo ari we wese. Ku bantu bayikoresheje batanga ubuhamya bwo kumererwa neza, bwo kubavura indwara zirimo za rubagimpande, indwara z'umugongo, indwara zo kubabara mu ngingo. Ku bantu bafite ikibazo cyo kugabanuka kwa calcium, abantu bose barengeje imyaka 40, cyane cyane abadamu bageze mu gihe cya premenopause, mu gihe cya menopause cyo guca imbyaro, na nyuma yaho bakeneye gukoresha blueberry kugira ngo bagumye gusa neza, baringanize ikigero cy'ibinure byabo, bibarinde gusaza, bibarinde gutakaza uruhu. Urabona iyo usaza ku ruhu biragaragara. Rero blueberry milk iguma kuba igisubizo kuri icyo cyiciro cy'imyaka y'abantu, cyane cyane abagore barengeje imyaka 40, abagabo barengeje imyaka 45, abana batoya, abantu bashaka kuba abantu bafite imbaraga, bashaka kugira amagufa akomeye kandi ameze neza. Blueberry milk ni nziza kuri buri wese. Iboneka hehe, umuntu yayibona gute? Blueberry milk mu gihe uyikeneye wayisanga mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, aho wasanga product za Green World International. Mu Rwanda niho wayisanga, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788698813. Dushobora no kuyikoherereza, dufite abantu batandukanye dukorana bakawukora delivery ikakugeraho. Blueberry milk ni nziza, blueberry milk urayikeneye, blueberry milk ndayikeneye, ni nziza kuri buri wese. Turabashimiye, ni karibu muri Horaho Life mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, muri etage 3, muryango 302. Murakoze.